This is a breaking news cyangwa se aya ni amakuru mashyashya ubu tuvugana ya masaha isaha ni saa 6:12 nta minota 45 cyangwa se 35 iracaho iyi nkuru isohotse hanze. Niba utarabimenya narakubwiye ni kuba utarakora subscribe kuri Mugene TV ni igihombo mu bihombo, wararenganye uruwo kubabarirwa, uruwo kujyana CHK bakakuvura kuko ufite ikibazo gikomeye cyane. Ladies and gentlemen cyangwa se bagabo ndetse namwe bagore, uyu munsi wa none inkuru nshaka kuguhereza inshuti yanjye ntabwo ari nziza ku gihugu cy'u Rwanda, ariko nanone niko bigenda mu buzima, niko bigomba kumera. Akaje karemerwa kuva kera hose, muzirika ku Bahutu, muzirika ku Banyarwanda, mukora ibyo mushaka byose, mubakiraho jenoside. Muraje mubone ndagira ngo twihuse cyane. Ubu urebe iyi foto, noneho mu kureba iyo foto uwo ni Felix Antoine Tshisekedi, nta wundi muri kureba kuri kamera zanyu cyangwa se kuri televiziyo zanyu, ntabwo nzaho mundebera, ariko ndagira ngo mwitegereze neza. Ubundi nze nguhereza amakuru agiye gushakinga igihugu cy'u Rwanda cyase agiye kunyeganyeza igihugu cy'u Rwanda. Nkwibutsa ko iyo tuvuga igihugu cy'u Rwanda ntabwo tuba tuvuga Abanyarwanda, tuba tuvuga Paul Kagame, tuba tuvuga basirikare bose bigize abicanyi, tuba tuvuga polisi bose bigize abafunzi bazi gufunga cyane, tuba tuvuga bacamanza badaca imanza zikwiriye, abacibwa imanza, tuba tuvuga za Nkeragutabara zikandamiza zikiba imitungo y'abaturage, tuba tuvuga badaso bakoreshwa mu bikorwa byose byo kubangamira ikiremwa muntu na cyane Nyarwanda. Ni muri ako kanya rero reka mbanze nguhereza aka kantu. Iyi ndirimbo ni Aristide Once Again. Ariko nkubwire ko nshuti yanjye mwarase jenoside, mwakoze ibishoboka byose. Aya masaha ndagira ngo nkubwire ko Paul Kagame nta minsi iri burenge 10 ndi bumuhe atari mu nzu, atari mu maboko cyangwa se adatawe muri yombi. Ndi kubikubwira hera none ubara, nta minsi iri burenge 10 Paul Kagame. Ndakubwira ko iminsi ntiri burenge 10 Paul Kagame adatawe muri yombi. Wanu kutanuka ibyo avuga byose, menya ngo iminsi ni 10 cyangwa 11 Paul Kagame aratabwa muri yombi. Ndagira ngo banze utegure wandike kesi zose zivuga kuri jenoside y'u Rwanda yakorewe Abanyarwanda 1994. Ureba abantu bamaze gufungirwamo, ureba abantu bamaze kwicirwamo, ureba abantu bamaze kubuzwa ibyabo, bamaze gutandukana n'ababo, bamaze kwicirwa babo, bamaze mbese ibyo bintu byose ubiri coding. Ndaje nkubwire ndakubwira ko iminsi mwebwe muracyari mu masiganwa y'amagare, muracyari gucyocyorana n'Ababiligi, ariko ariyo tsunami is coming cyangwa se tsunami ya nyayo iri kuza. Ntabwo mubizi neza, tsunami ya nyayo irimo iraza, is loading. Ariyo tsunami, the heaviest one is loading, is in its way. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none niba ari wa mugani witwa ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye, niba ari ako kantu tekereza ko Felix Antoine Tshisekedi uyu munsi wa none bitewe n'ibi nkubwiye ni iminsi ni 9 cyangwa 8 Perezida Paul Kagame n'abamambure be bose n'utugurupe twe twose bagatabwa muri yombi. Nta handi biri bubere, birabera Washington DC cyangwa se i New York. Uraza kumbwira, ndaza kukubwira icyo ngusaba ni kimwe nshuti yanjye, kuba utarakora subscribe kuri Mugene TV ni ibibazo bikomeye. Kurya ni danje, kunywa ni danje, kunywa amazi, kupiga bongi ni
amazina yitwa Felix Antoine Tshisekedi. Ejo ku itariki 22 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha ni ku mugabane wa Amerika, hateganyijwe inama iri bumare iminsi 8 cyangwa se iminsi 80 days, iminsi ni 8 igomba kuba. Iyi nama rero, iyi nama nshuti zanjye ni karundura, mwumvishaho ko abantu ba Rusesabagina hari ibirego batanze mu rukiko rwa Amerika rw'ubujurire. Mwabyumvishe? Ngewe kuko ntaba muri Amerika nabibwiwe, I am not sure, but abegereye Rusesabagina neza bari kuvuga ko Kagame isaha iyo ari yo yose bashobora kugiye gutyo ukayogwa ngwino usobanura ibintu. Yego, tukiri aho ngaho rero babijemo kese y'umunyamakuru w'Umubirigi wagize gutya akakansoringirwa visa, akavanirwaho visa ngo kubera ko ngo avuga nabi u Rwanda. Icyo ni icya kabiri gihuye n'ikindi. Tukiri aho ngaho kandi, ejo ku itariki 22 Kagame agomba kuva mu Rwanda akerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagiye kubera inama y'ibihugu y'abakuru b'ibihugu 193. Iyi nama ikaba igomba kuba inama iteye itya. Iyi nama Felix Antoine Tshisekedi agomba kuyigeramo, ndetse n'abandi benshi nk'uko muzi abagize iyi ONU. Ubu tuvugana rero byavuzwe ko buri mu president amakuru ari kuvayo ahabwa iminota 15 yo kuvuga ibibazo bye cyangwa se kuvuga ibyo avuga ijambo hawe. Ni inama izarangira ku itariki 28 niba nibuka neza, ndaje nsoma mbasomera amakuru icyo avuga. Ariko ikintu kibanze kigomba kugerayo kiriho gishishikaje cyangwa se kiri interested, ikintu gishimishije muri ibi byose, Felix Antoine Tshisekedi nta kindi kimujyanye uretse gusaba imbere y'isi yose ko jenoside yakorewe abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu iba registered. Kandi ko iyi jenoside bivugwa ko abayikoze n'abayishinzwa bose bagomba gukurikiranwa. Bivuze ko they are two cases running on same time accusing Kagame. No kuvuga bishinza Kagame. Hari case ebyiri ziri kugenda ku gihe kimwe, ariko zose zitunga urutoki Paul Kagame. Ibintu muri kubyumva. Hari ikibazo cy'abantu ba Rusesabagina bari kuvuga bakirega kuko umuntu yarashimuswe ntiyahabwa impozamarira, afungwa hafi igihe kingana kuriya cyose. Ibirego rero biracyatangwa, abarega baracyarega, ibibazo biracyari ibibazo. Ntabwo ne bya bindi twavuze inshuti zanjye. Hari ibintu duhora tuvuga twebwe mukavanga muri Bigarasa no muri Nyangarwanda, ntacyo bidutwaye twebwe nk'abantu, ariko tuba twivugiye burya ntabwo amaraso yanyu azatubarwaho kuko twarababwiye. Narababwiye mana banga kumva baragoma. Narababwiye mana, narababwiye. Yego, twarababwiye ariko mwanga kumva. Tshisekedi arazamutse agiye New York, ejo araba yageze. Ushobora no kuba yamaze gutega indege, ashobora no kuba yamaze gufata indege, yagiye gufata zimwe muri lodge nziza cyangwa se mu guest house nziza, kugira ngo atange ikibazo cye cya jenoside igombe irigistaringwe, yandikwe mu mateka y'isi. Kandi iyi jenoside niyandikwa Kagame, Kabarebe, babandi bose muzi, ashobora no kutavayo kuko numuza kereka natajya azaba yikengeye, azaba agize ubwenge, ariko najya yashobora kutavayo. Kagame ushobora kutava muri Amerika. This is warning. Ndi kukurabura, reka nguhereza amakuru icyo avuga, ubundi nawe umbwira bivuga wiki. Amakuru ari kuvuga ko ubu tuvugana Kinshasa irakataje mu cyitwa diplomasi, irashaka ko jenoside yakorewe abanyekongo bo mu bwoko bw'abahutu amenyekana ku rwego mpuzamahanga. Yego, ni mu gihe hateganyijwe icyumweru cyahariwe inama ya 80 y'umuryango w'abibumbye ONU ibera i New York. Leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo iravuga ko yateguye
gukomeza ibikorwa bya diplomasi bigamije gushaka ko jenoside yakorewe ku butaka bwayo imenyekana ku rwego mpuzamahanga. Mu bijya ibi bibaye nyuma y'uko muri Kanama uyu mwaka Kongo yari imaze kugeza ubwo busabe i Geneve mu nama y'uburenganzira bwa muntu ya Loni. Kuri iyi nshuro noneho Kinshasa irateganya kongera ijwi ryayo imbere y'isi yose. Iyo nama ya 80 y'umuryango w'abibumbye irabera ku cyicaro cya ONU i New York kuva tariki ya 22 kugeza ku ya 29 Nzeri umwaka n'ibihumbi 2025. Insanganyamatsiko yayo iragira iti tugire isi nziza, imyaka 80 ishize dushyigikira amahoro, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Abayobozi b'ibihugu 193 bigize ONU hamwe n'intumwa zindi ebyiri z'abarebwa ariko batari abanyamuryango baratanga imbwirwaruhame cyangwa se speech zabo mu cyumweru cyose. Buri gihugu kikaba gifite iminota 15 yagiteganyijwe gusa hari n'abarenza iyo minota nk'uko bisanzwe. Felix Antoine Tshisekedi rero imbwirwaruhame ye yitezweho. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine aritezwe New York, akaba aho azatanga ijambo rishobora kuba rikubiyemo byinshi. Muri byo harimo icyo twavuga nk'isesengura ku masezerano y'amahoro aherutse gusinywa i Washington hagati ya Kongo n'u Rwanda ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gutanga amakuru mashya ku biganiro bya Doha bigamije kurangiza intambara hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ushinzwa gushyigikirwa na Leta y'u Rwanda, ndetse n'ibibazo bijyanye n'imyuka ihumanya uburenganzira bwa muntu n'ibikorwa bitegura inama ya COP30. Muri ibyo bintu rero cyase mu byitezwe i Washington i New York, jenoside y'abanyekongo yakorewe abahutu iri imbere cyane. Ni kimwe mu bintu bizibandwaho cyane n'ubushake bwa Leta ya Kongo bwo kotsa igitutu amahanga ngo yemere ko jenoside zakorewe ku butaka bwayo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, zemerwa ku rwego mpuzamahanga. Mu butumwa bwatanzwe na FONAREV, ikigega cy'igihugu cy'ubutabera n'indishyi ku bahohotewe mu ntambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu, cyatangaje ko hazaba inama ku ruhande rw'iyo nama ya Loni ifite insanganyamatsiko igira iti imyaka 30 y'intambara muri Kongo, turasaba ukuri, ubutabera n'icyubahiro ku bahohotewe. Iyo nama rero izaba yateguwe ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe gufasha abahohotewe no gushyigikira impinduka, ndetse na ambasade ihoraho ya Kongo muri Loni. Perezida Felix Antoine Tshisekedi arashimangira ko igihugu cye kitazahwema gusaba ukuri n'ubutabera ku byaha byakorewe abaturage bacyo, by'umwihariko jenoside zo mu myaka ya za 1990 n'ibihumbi 2000. Avuga ko hari uruhare mpuzamahanga rutakwibagirana mu guteza imbere umutekano muke wako karere. Mwebwe mwari mukiri ku magare ariko tsunami yaje, inkubi y'umuyaga tayari. Abaregwa nta bandi abashinzwa ibintu byo muri 90, murabyibuka neza. Muribuka icyitwa punguza wajinga, murabyibuka neza. Aya masaha rero ndagira ngo wowe uri gusoma cyangwa se wowe uri kuri iki kiganiro cyangwa se wowe uzareba iki kiganiro, umbwira urabyumva ute aha hantu Kagame azaharukuka? Kubera ko kandi Kagame nawe n'umwe mu bayobozi 193 bagomba kugera muri Kongo. Umunsi w'ejo agomba kuba ariyo. Yego, none mumbwire arajya gusobanura ati by'Ububirigi, asobanura ati bya Kongo, dore nk'ubu ngubu Tshisekedi araza kugera i New York ababwira ati se sha ko mwatubwiye ko amahoro ariyo yibanze, abahungu bakaba buri munsi bangaje abasirikare, ayo mahoro barashaka bwoko ki? Nibyo koko cyangwa sibyo? Wabonye? Ndi kukubwira ngo aya masaha nshatse navuga ngo iminsi no ubwo si 22 kugeza kuri 29. Sha hari igihe amagare Kagame atazaba hari batanga igikombe bamuyoye.
hari igihe amagare utazaba uhari bakuyoye, nurokoka ibya Rusesabagina ntuzarokoka ibya Tshisekedi. Nitwa Aristide Ndayishimiye, mvuze ibyanjye. Nakubwiye ni Mugirente TV, we wakoze subscribe, Imana igumugisha, ariko niba utarakora subscribe inshuti yanjye urimo urakora amakosa cyane. Kandi ntukibagirwe gufollowinga Mugirente TV kuri TikTok. Reka dutegereze ibizava ejo mu nama, reka ejo nzabakurikiranira ndebe iyi nama igamije iki cyangwa se yavugiwemo ibiki, nabyo nzayibabwira. Icyo ngusaba ni kimwe, ni ukuguma kuri Mugirente TV, nta handi. Guma kuri Mugirente TV, nta handi ngusaba. Ejo inama izatangira iminsi 9. Reka tutegereze iyi nama turebe. Ni iminsi 9, ni 7 ku 8. Kuko 22 mpaka kuri 29, 1 2 3 4 5 6 7 23 ni iminsi 8. Ni iminsi 8. Reka rero dutegereze turebe izavamo, ariko ndabikubwiye hakiri kare. Sigara amahoro, bye bye.